intimba wowe dutsindire ibyifuzo by'umubiri byo muri isi. Shalom, Kristu Yezu akuzwe. Turi kwa gatandatu tariki ya 27 kwezi kwa 11 2021. Turahimbaza batagatifu Margarita w'Isavoie, Albert wa Louve na Valeriane. Abizihiza abazina babo mbifurije umunsi mwiza. Uri wa gatandatu tuzirikana ku mubyeyi wacu Bikira Mariya, inshuti ze, abana be, twese dukomeze tumwiyambaze muri ibi bihe bitoroshye, atubera urumuri cyane cyane ko yasuye u Rwanda. Tuzi ko turiho twitegura umunsi mukuru wa Bikira Mariya w'ikibeho. Dukomeze tumurebe, uyu mubyeyi ntatetereza. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel, umutwe wa 7 umurongo wa 15 kugeza kuri 27. Yewe Daniel, umutima wanjye wari hushenguka, ayo mabonekerwa yanjye ntera ubwoba. Niko kwegera umwe mu bari bahagaze aho, musaba kumbwira ukuri kw'ibyo byose. Nuko arabimbwira kandi amenyesha n'igisobanuro cyabyo, agira ati, ibyo bikoko nyamunini uko ari 4 n'abantu 4 bazaduka ku isi. Abazahabwa ingoma n'abatagatifu umusumba byose, bakayitunga iteka ryose ubuziraherezo. Hanyuma nsaba kumenya ukuri kw'icyo gikoko cya 4 cyari gitandukanye n'ibindi byose. Cyari giteye ubwoba, kikagira amenyo y'ibyuma n'inzara z'umuringa, kigaconshomera kandi kikajajanga ibisigaye, kikabiribata n'ibinono byacyo. Ubwo mbaza n'ibyerekeye amahembe 10 yari ku mutwe wacyo, ndetse n'irindi hembe ry'amezi 3 ya mbere agahunguka. Iryo hembe rikaba ryari rifite amaso n'umunwa wavugaga ibintu bikomeye, rikanakomera kurusha ayandi. Nakomezaga kwitegereza iryo hembe ryarwanyaga abatagatifu rikabatsinda, kugeza ubwo haje umukambwe akarenganura abatagatifu umusumba byose, maze igihe kigeze begurirwa ingoma. Mu minsi ya nyuma hazaba ibimenyetso bikomeye. Daniel yarabyeretswe, ariko Imana yaratsinze, kuko abatagatifu bayo nibo bacira isi urubanza. Intungane zayo, abana b'umusumba byose, nibo beguriwe ingoma. Bavandimwe, ese turi mu kihe gice? Ese uri muri abo batunganiye Imana? Ese aho Imana niza izasanga ukitunganiye? Imana idufashe, duhe imbaraga kugira ngo koko duharanire kuba abatagatifu b'umusumba byose, kuko ibiteye ubwoba bizabaho. Ariko igiteye ubwoba kuri nge kurusha ibindi ni ukubaho utazi Imana. Muvandimwe, ni nacyo nkwifuriza, kuko burya umuntu ashobora kuguha ubutunzi ariko bukageraho bugashira, kandi ubutunzi ntibuvuga n'amahoro. Ushobora gutunga ariko ntiwishime, ushobora kwiga ariko ntiwishime. Njya nakira telefoni z'abantu bamwe na bamwe bafite ibintu byinshi, bakize, bafite ababyeyi, bafite imiryango ikomeye, ariko babuze amahoro. Rimwe na rimwe bakanakubwira ati, kuri iyi si nta muntu udukunda. Si uko habuze ubakunda, ahubwo ni uko batakiriye urukundo rw'Imana. Burya iyo udafite Imana, abantu banagukunda ntubimenye, abantu banakugirira neza ntubimenye, abantu banagufasha ntiwishime. Nyagasani, duha umutima ugushakashaka, kandi tumenye ko kukubaha nibwo bwenge, no kuva mu byaha niko kujijuka. Ati, nuko nkomeza kwitegereza iryo hembe ryarwanyaga abatagatifu rikabatsinda, kugeza ubwo haje umukambwe akarenganura abatagatifu umusumba byose. Hari uzakurenganura nawe,
nuko arambwira ati igikoko cya kane ni ingoma ya kane ku isi, izaba itandukanye n'izindi zose, izaconshomera isi yose, iyi nyukanyuke n'ibirenge byayo, maze iyi rimarime. Naho amahembe uko ari 10 n'abami 10 bazasimburana ku ngoma, n'undi uzimikwa nyuma yabo, azaba atandukanye nabo bamubanjirije, akazatsinda abo uko ari 3. Azavuga amagambo atuka umusumba byose, azagire n'abatagatifu umusumba byose. Azafata umugambi wo guhindura ibihe n'amategeko, abatagatifujwe bazegurirwe mu biganza bye kugira ngo bahamare igihe, ibihe n'inusu y'igihe. Ariko urukiko ruzashyirwaho anyagwe ubutegetsi, burimburwe kandi butsiratsizwe kugera ku ndunduro. Nuko ubutegetsi n'ubwami kimwe n'ubwamamare bw'ibihugu biri munsi y'ijuru bizegurirwa umuryango w'abatagatifu b'umusumba byose. Ingoma ye ni ingoma izahoraho iteka, ingoma zose zizamuyoboka zimwumvire. Bavandimwe, nubwo twahura n'ibintu bikomeye dute, ntituzibagirwe ko ugenga isi n'ijuru ni Nyagasani. Ibikomeye bizaza bigutera ubwoba, ariko humura ntacyo bizagutwara. Turazirikana kandi indirimbo ya Daniyeli umutwe wa 3. Mwese bana b'Imana, bana b'abantu, Israheli, bahereza bitambo, bagaragu ba Nyagasani, mutima wacu n'ubwenge bw'intungane, ntungane mwese nimusingize Nyagasani kandi murate iteka ryose izina rye. Ivanjiri ntagatifu yo turayisanga kwa Luka umutwe 21 umurongo wa 34 kugeza kuri 36. Muri icyo gihe Yesu yabwiraga abigishwa be ibyihindukira rye, nuko arababwira ati mwitonde rero hato imitima yanyu itazatwarwa n'ubusambo n'isindwe n'uducogocogo tw'ubuzima, maze uwo munsi ukazabagwa gitumo. Bavandimwe, hari igihe umuntu yumva ngire ngo isi yarayigaruriye, ugakora ibyaha wumva ntawe uzabikubaza, ukagira nabi ukeka ko ntawe uzabikubaza, ukishimisha ukimarayo, ndetse kenshi ukanacumura wumva ko ntawe uzabikubaza, ugasinda, ukarwana, ukangana, ugatoteza abandi, ukagira inzika, ukagira ishyari n'ibindi bisa n'ibyo. Ariko Nyagasani azagaruka. Nyagasani nugira gutyo ukanabona atagarutse ukiriho, ni ukuri wowe azaguhamagara, byanze bikunze hari umunsi uzahura nawe. Bavandimwe, mureke twitegura uyu munsi, twitegura ihindukira rya Nyagasani, kuko kuri nge ihindukira rya Nyagasani rishobora kuba mu buryo bubiri. Kristo ashobora kugaruka nkiriho muri ubu buzima, ariko ashobora no kumpamagara nkagenda. Ese Nyagasani ninkubona nzaba nkwiriye guhagarara imbere yawe? Bavandimwe, umunsi wa Nyagasani urahari, kandi icyo washoboraga kumenya cyiza cyose warakimenye. Ahasigaye ujye wibaza impamvu utagikora. Umuntu azi cyiza, yewe n'udasenga azi cyiza, kuko muri kamere y'umuntu yaremanywe ubwenge bwo kumenya icyiza n'ikibi. Mureke rero duhitemo ejo Imana itazatugwa gitumo, wa munsi ukadutungura, tukagenda dufite ipfunwe, tukagenda twunamye, kandi twararemewe kuzahinguka imbere y'Imana tunezerewe twemye. Uwo munsi uzatungura abatuye ku isi yose nk'uko umutego ufata inyamaswa. Mube maso kandi musenge igihe cyose, kugira ngo muzabone intege zo guhunga ibyo bintu byose bizaza, no kugira ngo muzashobore gutunguka mu maso y'Umwana w'umuntu. Uwihangana agakomera kuri Uhoraho azabona ibyiza. Ntimuzagire ngo rero ibyiza tuzabitoragura mu nzira. Ibyiza biraharanirwa, kandi ntawe ubona icyiza atabizi icyuya. Mureke turangamira Imana. Nyagasani we
yarahiriye kutugirira neza, ahubwo twebwe tumuhitemo, dukore icyo yifuza, dukore icyo akunda, kandi twitsinde, kuko gukorera Imana bisaba kwitsinda. Ariko iyaduhamagaye niyo kwizerwa kandi ntihemuka. Muvandimwe, Nyagasani ugukunda akwiyereke kandi akomeze intambwe zawe, ntuzadandabirane, agusendereze umugisha we. Urakabaho. Twishima twese tukwamamaza, tugaragaza ibyishimo byacu, ariko ibyago byaza imitima yacu ikajya kure yawe Mariya. Sukira amazi birabirana, wamara imitima y'abanyabyaha, umuriza wari mu kaga, bamenye uweza we Mariya. Twambaye ibyiza bikwamamaza, bigaragaza ibyishimo byacu, bigaragaza imibabaro